Benshi mu bagabo cyangwa se abagore usanga bafite imico igiye itandukanye, aho umwe aba atishimiye undi ugasanga amwereka ibimenyetso ariko ugasanga umwe ntabimenya ntanabyitaho. Uyu munsi rero tugiye kukwereka bimwe mu bimenyetso bizakwereka ko uwo mwashakanye cyangwa se uwo mukundana atagukunda ndetse atanakwishimiye. Mbere yuko dutangira kubabwira byinshi kuri ibi bimenyetso bizakwereka ko uwo mukundana atagukunda, banza ukande subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko uwo mukundana cyangwa se uwo mwashakanye atakigukunda ndetse atanakwishimiye, ni igihe muri kumwe akaba yamara umwanya munini kuri telefone, aho usanga amagambo yo muganira aba ari makeya ariko kuri telefone ari kuganira yahatwitse. Igihe rero uwo mukundana ubona amara umwanya munini muri telefone, n'igihe muri kumwe ugasanga ari muri telefone ntakwitayeho, cyangwa se igihe azanye ibyo ku isahani ugasanga ntakwitayeho ari muri telefone. Rero igihe uwo mukundana ubona akunda guhora muri telefone cyane, umenya ko icyo ari ikimenyetso kizakugaragariza ko atagukunda, kuko umuntu ugukunda guha umwanya ntago akwitaza. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka ko uwo mukundana atakigukunda ni uguceceka cyane ageze mu rugo. Usanga ari wa muntu igihe ari kumwe n'inshuti ze hanze, usanga ari wa muntu utera urwenya uganira, ariko yageze iwe mu rugo ugasanga ni wa muntu uba utuje cyane yivugira amagambo make. Igihe rero uwo mukundana ubona agera hanze ugasanga ari kuvuga cyane ndetse anavuga amagambo menshi, ujye umenya ko uwo muntu atagukunda, kuko umuntu ugukunda yumva ko mwaganira nyine, haba ibitagenda neza mukabiganiraho, ntaba wa muntu uheranwa n'amagambo ngo aceceke. Ikindi kandi impamvu ituma badakunze kuganira cyane ari mu rugo, ni uko hari bimwe nawe aba atishimiye mu rugo, cyangwa se ibyo abona bitamunyuze ugasanga ntashatse kukuvugisha. Ikimenyetso cya gatatu kizakwereka ko uwo mukundana cyangwa se uwo mwashakanye atakigukunda ndetse atanakwishimiye, ni ugutanga ibisubizo bigufi. Igihe muganira umubajije ikibazo akagusubiza igisubizo kigufi ndetse kitanasobanutse. Iyo wihaye kumusobanuza usanga ari kugusubizanya umunabi, ndetse ugasanga ntanabigusubije ahubwo agusubizanyije umunabi. Rero igihe ukundana n'umuntu cyangwa se igihe ubana n'umuntu ukasanga afite bene kino kimenyetso, igihe muganira cyangwa se igihe umubaza ikibazo ugasanga agusubiza igisubizo gitoya ndetse kitanasobanutse neza, uwo muntu ujye umenya ko atakigukunda, haba umugabo ndetse n'umugore. Ujye umenya ko urukundo hagati yawe nawe, urukundo rwanyu rwagabanyutse. Ikimenyetso cya kane kizakwereka ko uwo mukundana cyangwa se uwo mwashakanye atakigukunda, ni ukudashaka ko mukora imibonano mpuzabitsina. Gukora imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu rufunguzo rwo gutuma umubano wanyu ukomeza. Rero iyo umugore yanze ko mukora imibonano mpuzabitsina nk'umugabo n'umugore, aho ngaho ni kimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko urugo rwanyu cyangwa se uwo mukundana atakigukunda. Rero igihe ubona agaragaza ibyo bimenyetso, icyo ni kimwe mu bimenyetso kizakwereka ko atakigukunze ndetse atanakwishimiye. Ikimenyetso cya gatanu kizakwereka ko mukundana atakigukunze, ni usanga ari wa muntu utakikwitaho. Ugasanga ko Isaac yaguhaga mbere mukibana, mugitangira kubana sizakiguha, waragera ugasanga kwitayeho, ari kukubaza icyo urarya icyo uranywa, ariko ubu ngubu ntabikukubaza, n'imyenda yawe rimwe na rimwe ntakikumesera. Ni wa muntu utitaye ku bintu byawe, usanga wari kwiyitaho gusa. Rero igihe uwo mukundana ubona atakwitaho, ari wa muntu we wiyitaho gusa wakakwibagirwa kandi mwarashakanye, jya umenya ko atakigukunze. Ikimenyetso cya gatandatu kizakwereka ko uwo mukundana atakigukunze, ni uko usanga imitungo usanga ari kuyihererezaho. Niba ari amafaranga yakoreye ugasanga ntashaka kuyakwereka, ari kuyagira ibanga.
Niba ubona uwo mukundana ibintu byerekeranye n'amafaranga bigira ibanga kandi mwakagombye gushyira hamwe, jya umenya ko urukundo rwawe nawe rwagabanyutse. Ikimenyetso cya karindwi kizakwereka ko uwo mukundana cyangwa se uwo mwashakanye atakigukunze, ni uko uzasanga ari wa muntu udahanika, wa muntu wumva ko mbese utamuhana, umugira inama ntakumve, mbese ibintu byose ugasanga yigize indakoreka. Uwo muntu rero jya umenya ko atakigukunda, aba afite undi, rero igihe wowe muri kumwe ntakwishimira. Ikimenyetso cya nyuma kizakwereka ko mukundana atakigukunda, ni uko azaguca inyuma cyangwa se akakurutisha abandi bantu. Igihe muganira akaba yakurutisha inshuti ye uwo badahuje igitsina, cyangwa se akakuratira ibindi bintu runaka wowe udafite. Rimwe na rimwe niho kuguca inyuma bihera. Rero iyo uwo mukundana wumva atangiye kukurutisha abandi bantu ibindi bintu, jya umenya ko urukundo rwawe nawe rusa nk'ururi kugabanyuka. Ni benshi usanga bakundana n'abantu ariko ugasanga ibyo bintu kubyihanganira byarabananiye, ugasanga bahisemo gushwana. Mbere yo guhitamo gutandukana n'uwo mukundana, banza ubitekerezeho kabiri, urebe niba kwihana byaramunaniye. Niba ubona byaramunaniye, uhitemo umureke ujye gushaka ahandi. Ushobora kuba ugeze kuri uno munota wari gukurikiranya ino video. Icyo nagusaba cyo ntugende udakanze subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro.